nta mafaranga ageze amamana kumyutinga mike zanyu mumyutinge keza batwaye amafaranga menshi dekati mwababarira mukamyutinga gato oya hari umuntu ugiye kuza man hello Muyango uraho ni Muyango misi photogenique ndimo kuvugana nawe Yego Madame wakimenye Mbaza first amakuru yawe meze neza aya masaha meze neza ndakusaba uburenganzira nkubwire ko nguhamagaye mfite abantu 4,000 kuri pano urampa uburenganzira kuvugana n'aba bantu cyangwa mba mutingure kuko uba ugomba kumpa uburenganzira mbere ko ngushyira on public kuri TikTok yego nta kibazo alright ahangaha ndi kumwe n'umuntu bita Keza Triska is it Triska cyangwa Triska okay ngira ngo uramwumva uyu muntu ageza hati Muyango akomeje kunyicisha inzara mu mujyi wa Kigali aho ngeze hose akajya kuvuga ngo arambanira n'igisigaye nitazanyirukanamo ko bwanje Brian yagiye warayi Brian arahari so abantu bari ahangaha umukobwa ati nkora sinigeze ajya mwirushanwa nawe sinjya mwimishije ikamba rya Miss Rwanda Muyango anziziki itangazo waribonye niki upfa n'uyu mukobwa Keza yavuze ngo ntabwo ngaze ngicyo dupfa ngo ntabwo azi icyo mupfa ariko arikunyuma ari kukumva okay Keza urahari Keza suhuza Muyango musuhuze wiriwe ati Muyango wiriwe uriye neza Keza Godfa yes message rero reka nigenera yego abantu bari kutwumva most of them bari innocent abandi n'abafite bandi badashoboye kuza muri comment ngo bandike bitewe n'ibyo bazi cyangwa n'amateka n'ahise n'ibindi bintu byinshi yego so njyewe rero ni gake cyane nakomeje kubona muri comment ya Muyango hari igihe mbona ariko ibintu bya Keza ntabwo bakivugaho yego Keza icyo dupfa arakizi ahubwo Keza ushaka kumugira inama Keza nk'uko bivuze ngo twese turaba abadamu ibintu wankoreye please ntuzagire undi muntu bikorera hano mu Rwanda ku isi yose aho uzagera hose ukuntu uvuga neza ukuntu usobanura ibintu byawe biragaragara ko ibintu nyine byawe warabipanze neza biri ku murongo so keep it up ariko ibintu wankoreye uzi tuziranyeho njye nawe ntuzagire undi muntu bikorera kandi I'm glad ko ibyo washakaga wabigezeho ahubwo energy zindi uri gukoresha uzana ku muri social media ushaka kudragingamo abashuti banjye abashuti bawe abafana abantu bakunda ibyo dukora ibyo bintu nibyo ntari kubasha gusobanukirwa so amagambo yanjye nayo nigire mu kazi nawe yawe kubwira natwe turakora namwe mujye mu kazi muve kuri bino bintu cause ntago muzi source yabyo ni muzi uko byatangiye ntabwo muzi nuko bizarangira uri kumana yo mu ijuru twese tureba ikareba Keza ikareba na Muyango let's give it time ibindi byose ni ukuri ubwo tufada urakoze kumamagara nayo magambo yanjye n'abandi bantu mumeze nka Keza stop it ntabwo ari byiza ko wavuga muri abo kose yarakuvuze yarakwikodeye Keza nta muntu kurusha kuvuga abatuye barabizi uravuga cyane tunagiye hariya tugatondesha imirongo urabizi uko byaba bimeze ahubwo rero ngaho rero amahoro y'Imana ndabakunda bye hasta la vista muze tujye muri show hano muri Zaria ko uretse kugenda akanshaka kubaza hari akantu kamwe gusa nashaka kubaza record ndazibonye manu shimwe manu himba okay Muyango aracyari hano aragaruka yamwe ngo ninongera muhamagara nose agiye sajya he unani umuntu mubashije man ubu n'uburyarya man turamubaza arahari ubu n'uburyarya bwo kuvuga katawirukanka Keza ari hano kuva saa 12 uretse gato Muyango arahari turamubaza yamaze ndetse niba adafite akazi uyu munsi abafite akazi bareka kujya Brian mbere ko dukomeza abantu mutapinge screen Brian record uzifite Brian playing record genda kure umva nkubwire we barimo baragushaka so ugiye gatoya inde uwo Dekati inde ushaka wowe ngo babikoherereje
tugitegereje Brian. hano twagira ikibazo wenda kimwe tumubaza ariko nta kibibwo yagena Araje DJ Bria wambare ugaca amazimwe DJ Bria wambare ugaca amazimwe ugaca amazimwe izo ntuza pe kubera ko ubu ngubu nanjye ndashaka kumeneka mbabarira zikine nanjye ngire nibarize oya meneka n'ubundi rega meneka turika nabanza shire hanze ubundi nze mukoreye mba mubwire banza wumve mba mubwire umva nkubwire ntuza njyewe ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ibyo twari turi kuvugana nyende kugira ngo ubundi Yves Brian arimo arahuzagurika mwabyumvise ko Brian arimo guhuzagurika oya bari kumamagarira Michael nawe urimo urahuzagurika ariko se barimo baramamagariramo wabakubye. Thank you my brother. Nese uri wakubye man ndabizugira phone ebyiri baboroke oya nashyizemo code ariko umuntu none se umuntu ugwamagara kuri WhatsApp n'umuntu ugwamagara kuri Snap wa mubuza gute kandi uri online muboroke umva oya nago ngiye ndamuburokera mbanza wumve ndewe ikintu ndi kubwira Keza ubundi Keza iyo umuntu atamenetse nawe umenya ikibazo ahantu gituruka cyangwa se ikibazo ahantu kiva ikintu kimwe cyonyine nzi nuko ikintu kiba cyarabayeho ngewe tuganira nkuko wabivuze twashakaga kugira ngo twunge Muyango na ntuzana Yves sibyo none wowe urimo urashaka kumvikanisha ko ibintu ngo wambwiye Yves yakubwiye ngo wabyumvisha imihanda oya kandi mwenyewe ari we wabikwibwira kandi umbaza akabazo kamwe kibi ibintu wabishyushyemo cyane ntago Muyango yaba ari umugore wawe gushaka gukavara ingabo ariko se agora mu munwa gahambirwa ariko se wareka tukumva iyo audio agora mu reka nkubaze ikibazo kimwe Brian uri kunyumva yo Tesha wanije ngakinira kuri iyo phone yawe exactly ukumva kwe ibintu Muyango ari kuvuga uri kumva ni ikintu cya mbere cyo ndi buhereho njya kuvugana nawe twavuganye kuko dushaka kunga abantu twashakaga kunga pe twashakaga kunga uranyumva ariko uvuze yuko ngo impamvu Yves tutavuganye ngo amutemeye ko twunga ngo ari uko ngewe ngo yavuze yuko ngo nge namusenyeze ndira ariko none se amakosa nakubwiye Muyango yarayakemuye uribuka wowe uburyo wahise umbwira kandi ibyo nakubwiye nabyo biri muri record nese ubwo nta kibazo rero reka bize kuzamo niyo mpamvu reka ngiye nkwibarize kuko record irahari nta nigiye kujya turayikina hano idufashe no kwibuka ibyo twaganiriye erega buriya mbere uretse Keza mbere y'uko namubaza wibuke Keza ko udufite ibintu zo gusobanura uretse gato Brian Keza uracafite ibintu ngomba kudusobanurira Muyango aravuze ati wowe Keza umva nkubwire bavana uburyarya wowe nkubwire Godfather Godfather aravuze ngo don't take a side I'm not taking a side ni gusubira mu bintu ndatekera side umuntu ari hano ndi gukotinga amagambo umuntu avuze umva ngiye nkubwire neza I'm not taking a side listen to me aravuze ngo okay hagati okay dufite abantu babiri barimo gushinjanya yuko umwe yasenyeye undi uretse gato Keza atubwiye ko atazi ikintu apfa na Muyango nicyo Muyango amwangiye Keza ashinya uretse gato Brian yasenyeye mu uretse gato yiva gasinya Brian yuko mwituyobya muretse kuvugiramo muretse maze mu nyumve nawe uri kunigana amagambo uretse gato ariko we Shashadibu ahangaha Muyango aravuze ngo ndamubajije Muyango niki uhora undi mwana umwanga ko atazi icyo umuhora iki wanga umuntu umuhora iki avuze ngo iki aravuze ati Keza ntabwo njya kuvugisha abandi Keza ntega amatwi Keza uri kunyumva Keza ati ndi kukumva Keza inyamaswa wankoreye ubugome wankoreye urabuzi
ko atabuvuga uretse gato yabuvuze ngewe poma ariko wivuga wowe ariko mwabaye nahereye kare mvuga ngo navuga ikibazo dufitanye yakivuze ahangaha ari kuza ngo ibyo namukoreye umuntu bitakeze nawe gukora ibyo ngibyo akanga kuza hano nibiki akanga kuza hano ariko yaje kandi yamaze kubona ikibazo nabajije nareke kwigira muri janta ahangaha ntabwo Keza se none hayaje kuki muyanga ataza ngo yivugire mu gihe agomba kugira bagiye gukora akazi no gukunda amafaranga kurusha abanyarwanda bose umva nkubwire ntago Keza aje none hadeka Keza yaje mu gitondo kuko mbwira Keza yaje mu gitondo ibi ngibi wumva tugarutsemo kuvuga ni mugoroba Keza yarari kuri live mu gitondo yarari kuri live ari kubivuga ari kubisobanura ari gusobanura n'ibyo byakimenyi mu gitondo yarari kubisobanura umva nkubwire Brian kangiye ndi gusubirira Godfather ngewe tujya kuhamagarana nkubwira ngo live tuyishyire ni ikintu ngiye nshaka kumenya Brian na postinze mvuga ko umuntu dufitanye ikibazo kubera yambujije akazi navuga ikintu dupfa muri aka kanya ari kuza akavuga ngo ngiye ikintu dupfa ngo ndakizi ibintu ngo namukoreye ngo igihe cyose sinzagira undi muntu ngo mbikorera ngo ndabizi kandi ngiye ninjye wateye intambwe ya mbere rindira deka ninjye muntu wateye intambwe ya mbere ndavuga ngo muyango mbwira ikibazo dupfa iyo nza kubera icyo kibazo nkizi sinari butere iyo ntambwe ngo njye kwibarisha ibyo bintu ikibazo mupfa rega wibijyana kure kuko n'ubundi twabivuzeho kandi twabinabigarutseho none se biro bwita kagiye atabivuze ari ikibazo kandi nawe ubizi kandi ibyo nyine by'uwo hamagara yawe n'umugabo nifese kuki uri kumumuvugira hamagara yawe ariko Keza we twagiye Brian Keza ijambo ni ryawe ntaje umuntu uvuga kuri muri Keza ntaje umuntu uvugira muri Keza ijambo ni ryawe ibintu muyango avuze mupfa uzi nawe cyane ngo ntuzagende ubikorera urabizi ntabyo nzi ahubwo nanjye nagira ngo abivugira ahangaha niyo mpamvu nabishyize kuri hano kuri platform kugira ngo abivuge ibyo dupfa n'abandi bantu babyumve noneho abantu ahubwo nibumva ndi mubi banyirinde niba numvishe neza ibi bintu muyango avuze akagushinja kubizi uramwigaritse kuko ntabyuzi kandi nanjye ari ryo jambo rya mbere nahereye mubaza na postinga navuga icyo dupfa Ese barakivuze yaraje gukora iki se ko kandi yabibonye kuva kare ko namubajije icyo dupfa yaraje gukora icyo atagwisha ku ngingo nimba yarazi neza ko nta mwanya afite yari buze avuga ngo Keza dupfa iki kintu naho kwijijisha ngo rero ngo Keza ngo wowe ibyo dupfa ngo urabizi uzagira umuntu ukorera nawe ceceka nkanga Godfather wabyumvise ko tukiri mu rushisho tutazi neza what the fuck is going on exactly reka twumve Brian icyo twumva uretse gatoya turimo tuyica muri cycle again reka tujye direct abantu benshi nta mwanya dufite wo kuguma ngaha muyango nimba beshyerwa Brian nimba beshyerwa ubeshyerwa nimba Keza beshyerwa tubimenye yego Keza wacumise hivi guys ibyo bintu byabayeho ntibiteze no kuzabaho kandi mfite n'umuntu nabibwiye w'inshuti ye ndambwira ngo Kimenyi ntago ari inzozi za buri mukobwa wese i Kigali nimba babihakana bambwire nza nizo ntuza we Brian ntago ibyo bintu kare nabikweretse man uziko muyanga ari hana kakanya nako ndamubaza the same question ntago nabikweretse nkakubwira ariko ntago hari namubwiye yuko unuza atari inzozi Kimenyi atari inzozi za buri mugore wese i Kigali ntago jewe ari mu nzozi Brian avugana nuza na muyango Brian mbabari uzi deka buriya izi conversation Brian afite zirimo byose ndahari buriya wambari ugashyize conversation hanze zose ubundi tukava mu rujisho guys mwatapinze isine batatumanura mwatapinze tapote Brian turagutegereje ndaje mani nimwe muvuga okay kwa tuvuga bwira abantu mutapinge screen murebe iyo gore muyikunde ni mukuri bitangaza haleluya mukuri bisa nibitangaza tugende mutapinge screen reka twumvise none se Keza Keza ubundi iva mboro nini mani cyangwa ni kwa kubeshya ndagasa mwabajije umugore wese umva Godfather wowe hari record nkoherereje uranyumva yizane nyikinde okay umva mbanze nkubwire oya Keza imboro bavuze kuyizi ni nini ni ndoya mwumbuye intare ndakwiyamye wawe umva nkubwire wowe hayiye kamwe Dindira nyine mubwire Godfather we Godfather kumva neza cyangwa ndakumva
ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bintu uyu mugore aje akivugisha ahangaha yamenyereye kwigira innocente uranyumva neza Imana ishimwe bwo noneho aje akanavuga akaba abuze ikintu anshinza izo audio ugiye guplayinga zumvikana n'ubundi bwa mbere anshinza ngo yarazi ko ngewe mwanga ngo yarazi playing mwumve noneho Saidi yiwe Saidi yanjye noneho twebwe mutubwire nimba mukunda Imana mukanga shitani zi playing uko nziguhaye arebye ariko abanze azumve neza ko zitarimo ibigize icyaha nyamuneka batamublock kuko ribu turahari ntabwo ari byo ko yashira ibintu byose hanze Keza nta kibazo Franco ariko hari ibintu biba bibabaje ngewe umuntu buri gihe anyegeraho innocent akigira umuntu warenganya akigira umuki gute se birindi iyo bigeraho ngewe aza kunteranya mu kazi iyo ataza kunteranya mu kazi amatiku ye ndayamenyereye drama ze ndazimenyereye kwigira innocent ndabimenyereye abantu bafite amashoti baciyazi yo Franco iyo umuntu yatajya kuvuga kandi kuri njye ashaka yazanye inkota n'ibiki byose kwigira gutyo yagiye akakora mu Faransa nari mari ngewe Kezeraga n'umubyeyi nyuma y'ibi byose ndabamanura n'umubyeyi ariko ndabamanura namuyango n'umubyeyi ndabamubyeyi Brian n'umubyeyi ndakwamye ndi umubyeyi wawe ndi umubyeyi wawe wacu uri umubyeyi uri umubyeyi kiburyo uri umubyeyi ndi nyoko ngewe narakubyaye ndimo ndumva record sibindi bindi kubyumva he bari kugufata oya uri kwikodi akari umwana wa kigoryi gahambirwa okay muri tayari winshyushye nkine audio sinzikine kina awitu mugere kuri miliyoni mutapinge miliyoni yuzuri abandi mukore kuri iyo gora mpite nkina audio reka ikintu tubivimuze nkine audio kina shira hanze kina reka batapinge mutapinge skiri ngo kapfa ngo batabana ngo live ndamutse hari muri byongereza akavuga amagambo y'ibishitani bahita bambaninga bro kino man uri mu biki bro mutega amatwi mu muting va mu rwo bworyi man kino Era mbona ko ibyo bintu birenze sibyo okay ubwo yenda ibyo twazabiganiraho ariko nusanga uzasanga amakosa ari ayawe okay ntacyo ubwo ibyo tuzabifatira ikindi gihe noneho ikintu gitumye muhamagara sibyo ikintu gitumye muhamagara shamuya ubu nababaye kuva cya gihe nyuma ya koru umpamagara nababaye numva mbuze n'ikintu nakubwira pe none ariko bigeraho ngaho rero numva kwihangana biranze kubera ko haje n'umwana wanjye muya urabizi ukuntu wamamagaye umbwira ngo bakurikodinze yego urabizi ukuntu wamamagaye umbwira ngo bakurikodinze muya natinze nk'umuntu wakugambanira cyangwa umuntu ugize ikibazo ko bakurikodinze nshaka kukurwanirira sibyo aha sinavuze ati umbwire uwo mukobwa kurikodinze ngende mugukubitire sibyo ese bijya kugukubitira umuntu wakurikodinze ariko mwifuriza ikibi Ano? ibintu by'amatelefone nabitsinye n'amarikode kuko n'ubu ngubu sinizeye ko izo bikode mubwira turi gufata umva mubwire muya sibyo
yewe wavuga ngo nawe ndi kuri coding wavuga ko nari kuri coding ntawe mfite kubijyana kubera ko njyewe nababaye kubw'ibyo numvise sibyo ngambwira keza hanyuma nanjye okay muya njyewe iriya audio banyumvishije ko ari njyewe wari uri kuvuga ibaze ko abantu barimo kuri coding aranyanga ngo ngira ngo ishyari urumva ngo n'umwana ngo yambazaga iby'umwana ngo nta kintu na kimwe ngo azi urumva nganyibarishwaho ibintu by'umwana nk'akantu kose nganyibarisha urumva narinde ko nari twari hari ikintu kibi buretse nguriya ngo wifata ngo niyo ngira ndaye ngo wifata ngo igata umwana ngo ikagenda ngo yataye umwana ibyo ni muvuga ni muya njyewe buriya nsigaye nirinda guhubuka sibyo nsigaye nirinda guhubuka niyo mpamvu ntigeze nkuhamagara ku manywa nabanje mfata umwanya nyine wo gutuza nkamenga dawe yego ushobora kongeramo ni nayo mpamvu njye ndimo ndashakisha uriya mwana yego anzanire buri kintu cyose navuga ati nawe ibaze ko nahamagaye abantu bose nzi ko yaba yarambwiye bose ndetse muya kuki wari uzi ko nimba wari uzi ko wamvuze kubera iki mbite mubwira urugero kuri wowe sibyo kandi nabwo ntabwo nabivuze nabi kuko maze iminsi kibazo maze gutekereza bigabye nyine ku bintu nanjye nshira nigeze kumva bikambabaza ndavuga ko ngenzi kumvugana na Keza ko mara kuvugana nawe none ntakibazo ko tuganira mu mva baravuga neza wayi kubera iki Keza nyanga mani nacyo nkora buri munsi mbyumva mama nguranye bikambabaza ejo rero uriya mwana akabura byagenze ke niba utanaze byagenze kuko wowe nimugoroba nawe niba nakushiriye muri makeya sibyo papa se iyo yari afite yo yamaze no kuyikora ukumva hanyuma nanjye mbitereka ntuza yiwe ariko ndi arimo nabwira ko ibintu byose ariho bitangije araza arahamwe Brian nzane umukobwa wanjye Brian nako umusore wanjye Brian umusore wanjye Brian agema ako se deka turumva audio gute uri kuyivugira turumva audio gute uri kuyivugiramo umusa ihangane turangize kumva audio Keza muting awaretse tukumva ko reke twumve audio Brian ni network Brian ongera uzamuke iyo ufunguye mic byonyine ugafungura mic audio ziri gukina ntabwo abantu bayumva reka ihangane gato ntabwo iri butinde hanyuma nkabona aramvugisha aramagara akamaza nk'ikintu cy'umwana ibintu nk'ibyo ariko ubu ngubu Keza turavuga ku izina ry'Imana ke ntabwo ncakurahira muya njye sinigeze rega ndeka kukuvugisha ahubwo yenda kubw'ibyo bintu wowe watekerezaga ntabwo naba nkuvuga mu mindukire nze kubaza ibintu by'umwana wanjye uranyumva wakabaye waratekereje nk'umuntu mukuru twahuye uri kumva ke urantumira ntabwo ari gusemana nk'umuco no kuki Keza yamira kandi nese nyine nagutumira mu bintu by'umwana wanjye ntagukunda nese kuki nawe nk'umuntu mukuru utatekereza kuvuga ati abantu baza bakavuga ko Keza mvuga Keza karenga kambaza ibintu by'umwana we Keza karenga kantumira urumva kimenye se umushiti wawe ubaze ko ari umunsi wampamagaye ndi kumwe nawe kwa kundi mbari cyane kuri loudspeaker naje atunga ngo kubitsa abantu bameze gutya Keza ibintu buri munsi uhora ukamundegera ni kubera iki Keza abari kuguhamagara ari amasaha yagiye kwibura niba atamukunda kwizera niba mubeshe uzabaze kibi ejo uzamuhamagara none se ko wumva ari wa reka mbwire muya wowe sibyo nimba nimba wari umwana mwiza muya kuki utanyegereye umbaze sibyo ngo tufate ibyo bihote bivanye no mu mana okay uretse gato hanira tugiye kumva ya kabiri bivanemo Brian zamuka ngiye kumva audio ya kabiri ubwo se ibyo izo audio shaman ndumva nawe iyo audio ni ubugoryi no bwo bugoryi bwa meno mpshe muri uretse gato kumva nabi ikintu kizima ngiye ndi gufata uko bose n'abantu baganira biraho mana what the fuck igo umva ngubwire Godfather za wamba bari ukashaka uburyo ariko muyangaraza no gute koko wakongeye ukamuhamagara ibyo bihoto biri boring bro banza wumve mani nuko nanjye mfite ibi audio nk'ubu hari audio twigeze kuri coding umugabo Keza yigeze gushaka gutangamo ngo muyango passe uri kumva God damn it no Keza kazajya ahora ahoza uwo mugabo ku nkeke amubaza ngo nase ngo muyango ngo mwahuye ngo mwabikoze ngo mwahuye
nyine Keza ubona ushaka kumutega imitego buri gihe nyine ushaka izo audio nazo mana yanjye mbanza Okay, twumvisha audio y'uruhande rumwe twakumva indi audio y'urundi ruhande. buriya Edouard ndi kumva nimba narashaka kumutangamo ndumva ubwo n'ubundi asanzwe yitangamo kugira ngo Kareka no ushaka kumutisha Keza nawe nyine Musharinge live mwese gato guys musharinge live dekati uretse gato nyuma y'ibi ngibi reka twumvice Muyanga bivugaho ariko ubundi mwamaye na ya record nigeze kuri code gatege turi guhamagara detre ari kumbwira ubugore uretse gato mureke twumve mwemuretse Muyango ibintu mbibuze ko ibintu byose twavuze ari rumors uretse gato Muyango nyuma yuko wumvishe ikiganiro wagiranye n'uyu nguyu ni gute uvuga ko uyu muntu yaguhemukiye hanyuma mukagirana ikiganiro kimeze gutya erega abantu iyo bajya gushwana baba barabaye inshuti ariko reba kuri WhatsApp ndakumva ndahareba reba kuri WhatsApp yawe audio guhaye okay ngiye kurya so abariyo nkina buretse gato ariko mbere yuko yikina mubwire story ntoya yego Keza ntiyavuze ko ari ahantu yamaye akazi yego guys mutapige screen yego yarakamaye ariko akama afite impamvu akamaye ni yihe Keza yarambwiye ati ngwino ujye mu kazi arambwiye ati ndakwinginze ngwino ukore nanjye nshaka umugati w'umwana ku mafaranga baguha umeho make ndabwagiye ibyo nta kibazo ndayakoherereza umuntu wakoze ngenda mu kazi birarangira nyimara kuva mu kazi naragenda akora birarangira n'abantu banjye turataha nyiva mu kazi umunsi ukurikiyeho uwo muntu akajya ahora ampamagara umunsi wa mbere yampamagaye yaramubwiye ndamwitaba ndavuga umuntu wambaye akazi nditaba angije arambwira ngo none se ngo twabonana ryari ngo tugasanga ndambwira buretse gato ndaza kubwira mpamagaye Keza ambwira ati sundi ubu tuvugana uri ndamubwira ndi muri salo ngo mbabara ndakwinginze ngiye gushyira kuri conference ngo umuntu naguhamagara nta mafaranga mfite njyewe uze kugira gute uze kumpa kuri utwo dufaranga message ndazifite z'amafaranga namwohereje ubwo arambwira business nagiranye nawe ituma amwohereza amafaranga nawe akanyohereza amafaranga birarangiye uwo muntu ni umuntu arampamagaye rimwe simwitabye kabiri simwitabye gatatu simwitabye mfite n'amachat mfite n'amamessage mfite n'amakalls byose ndabifite iyo niyo ntandaro ya mbere kugira ngo njyewe nje kurakarira Keza kuko uwo ni umugambi sinzoba ucuze bari kumwe ariko ibyo ni ibintu yashatse gukora kandi ndabimenya yashatse gutangamo umuntu ari magambo mu kinyarwanda cyumvikanye yashatse gutangamo ibyo ngibyo arimo aravuga ngo ujya ngo gutangamo passe ngo uko ngo n'ubundi ngo nizo gahunda zawe oya Muyango basta wumve yego mureke Godfather reka mbaze Muyango buretse gato buriya wabaye gatuza ko ninjye usabye ijambo nawe ukaza ihangane Muyango dekati ari kumvanga dekati nuvuga ntabwo ikibazo ijambo riri cyane none se atari passe atari ngo passe no dekati nimuvuga ari kuri koro ntabwo audience iza kumwumva mureke tumwumve mu mubaze nyuma reka mbwire ngo binarangire nibyo byose bisireho sibyo Keza ni umuntu wahereye kera amiga hasi no hejuru abo ngabo urimo uravuga ngo ni inshuti zawe ngabo navuze abo ni abantu bose bagiye ntumaho inshuro nyinshi ntukabona umuntu atarimo araza ngo avuge ngo umuntu ngo yatinye ngo nakaryarya ngo nakinavuze ngo ndabizi muba mushaka mwese kumva ngo hahiye nta kibazo reka tubahe sho sibyo Keza birarangira ibyo bintu byabaye ibintu birebire hahandi njyewe nabwiye n'umugabo wanjye ndamubwira reba ibintu Keza arimo arankora biba ngombwa ko duhamagara uwo mugabo audio nayiguhaye urayishyiraho by the way ntabwo nari nzi kurikodinga Keza warakoze kubyo bintu kubinyigisha uri umudanje kabisa icyo kintu cyo ndakigushimira kizi neza cyane kuko sizi ngo amavideo y'abagabo ngo ufite ngo bambaye ubusa ngo uri gukangisha ngo baguha amafaranga ngo ibyaye ntabwo ndi hano kuvuga ibyo ukora kozi wowe sinzi niba wowe niyo urya so byagenze gutyo birakomeza kugeza hano nandikiye umugabo ndamubwira ati bro ndakwiyamye ntuzongeye kumpamagara izo message zose ndazifite ndazibaha muzishyireho nimushaka uzereka abanyarwanda so icyo nicyo kintu cya mbere Keza abanje gukora kugira ngo abone ukuntu aza yinjire hagati yanjye n'umutware wanjye let me say uko biri so ntabwo ari aho gusa Keza yarangirije yakoze ibintu byinshi njye bimwe ntashobora no kwibuka bimwe ntashobora Keza record zanjye zifite nyinshi
icyiza gihari ni uko ubizanyemo umugabo wawe buri kantu akajya kubaza ibyo ashaka ko wumva uri kuvuga ibijyanye n'abagabo umugabo wawe we nimba ku giti cye yigira kuzana byinshi byawe uri kumva so rero ntabwo nari mpari kugira ngo nze ngo recording bla 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 nze nereka abanyarwanda koze ntabwo ndusha audience mbishatse nkajya Instagram ngashiraho nkajya hose YouTube nkajya ibiganiro byose uzi ikibazo kirari hano hantu se ihangane ariko rero urimo bakabya urimo urarengera n'abantu bagukunda babimenye ko urimo umva nkubwire Godfather mbikubwira kakanyuma kubyumva nukuri ntago ari byo kwiyemera pe hano hari ikibazo kimwe nshaka kukubaza uretse mbikubwire ngiye kimubaza uretse mbikubwire reka mbaze kuko twaje kugira ibintu bikiriye yego uri muranyumva bari kukumva kukumva so uramba nuvuga ukuntu bimeze wowe n'umuntu bita Keza mufitanye ikibazo gikomeye tutatuzi gikomeye so you guys murimo murakina n'ibintu mutazi ariko reka nkubaze let me say it like that mwe murimo murabyinjiramo nabi ibi bintu biri deep nyine okay nuvuga ntabwo bizaba ibintu bikomeye so nuvuga ibintu reka kubaze rero sibyo agashaka gukura amarangamutima y'abantu be muyanga banje Keza banje reka nkubaze tutabihagarika like tonight we waretse nkamubaza ikibazo akacyumva man Keza uwo bita Keza yavuze ko ubwo nawe arivugira ibyo avugana biramureba yavuze ko we na DJ Brian ego mwacumitanye muraswerana biba ibintu byatumye impamvu ikibazo cyiza gutandukanya reka gusubize n'umusore wanjye bitaga Yivi reka gusubize yacyumvishe yavuze ko bivugwa ko reka ndagusubize yacyumvishe reka muting iyo motif yo kuvuga ngo njyewe na DJ Brian nayo iri mu bintu byazanywe na Keza kugira ngo yinjire hehe muri famille yawe iwanjye yes bwa mbere abanje trying by'umugabo birafadinga ngo nanjye menye umwanzi wanjye ahari bwa gatatu atangira kujya ahamagara abantu ni byinshi you guys yo nukuvuga ngo mbere yuko ugenda niba nkumvishe neza Keza buretse gana bumuntu reka gukomeza kuza kubeshya abantu hano wigize umutaga Keza ubu nukuvuga ngo nanjye Keza ujya kuvuga ariko wa mana yanjye ntabwo sinagutuka mbabarira uze kuba uretse kugenda nicyo cyonyine ngusabye uze kuba uretse kugenda ukaba umuntu Keza afite ikintu kimwe cyangwa kubaza reka kubaze ihangane uvuze ngo ntugende ngafite nawe ibyo kuvuga Keza ijambo ni ryawe okay umva nkubwire muya sibyo umugarure Keza ko kugira mu bibo yewe na Keza ubu tubayipuzi nimbe uretse gato we ibyo bifone byande ndi guhamagara muyango avuyeho reka Keza bavuga muyango okay nta kibazo kandi muyango Keza ashaka kumubaza kumbi ibi bintu byose najyaga numva ngo njye na muyango ni Keza wabizanye reka ni ibintu biri imihanda yose kandi muyango kandi wumva iyo mihanda ari Keza wabijyanyemo ngaho reka twumve audio mpawe na muyango murashaka kumva audio ngenda hari ndakwiteguye dekati nkini iyo audio ni yande ikirangire zikine ceceka zikine nakine okay kanyikine abantu mutapinge screen dore bataje kuma dislike mutapinge screen my people twagiye mwumve muyango audio mpaye kumvikane rero nimutamyutinga cyane ntabwo niwikine ngo bikunde mumyutinge mic haje mituze nyine mushare live thank you hallelujah guys tap the screen audience mutapinge screen bari murebe hejuru mwandikemo good live bataza kumanura hanyuma musharinge live mwumve nguyu muyango iyi audio niba uyu mugabo ngo no Keza yahaye mu ruvuga ngo Keza uyu yahaye passe muyango ku kigabo yaramumuteze wari umutego niko muyango bitubwiye Keza araza gufata umwanya wo kukirenga bino bintu nge nta ruhande mfite so reka twumve rero uyu ni umugabo reka twumve
Shata wiriwe. Uriwe neza. Uravuze camuvugisha. Oya mvugisha nta kibazo. Amakuru y'iminsi. Meza wowe biteze. Nanjye ndaho. Warabuze. Narabuze wakomeje kumpamagara ariko hari igihe umpamagara ndi mu kazi nabuvugisha. Ariko ahandi wabonetse neza. Bimeze bon. None se nshaka ko tuganira ariko nkanjye nawe nakubaza nimba nta kibazo. Nashaka kukubaza. Ese burya mwese muri recording amana? Njye nawe turabona yanga 300 muri rimwe. Ngaho kabyarana. Mbabarira umbwire nyine nk'umugabo nanjye urumva njye ndi umuntu uvugisha ukuri. Reka ibyo se byigeze bibaho? Ntabwo byigeze bibaho basi twe twanahura. Sa recording ndagasi. Reka ihangane. Nyine urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko ntakundi. ubwo uzi ahantu byavuye ntuzi wa mushuti wawe n'ujya ubimbaza nkavuga ati reka nta nubwo turahura habe n'umunsi n'umwe. Keza mana ya akunda kubimbaza ntabwo ati ntabwo turahura umva n'urinza kuba akambwira ati sha ngo cyangwa ngo uri kumvisha ntabwo ati reka ntabwo turahura habe n'umunsi n'umwe. Kandi najya kwirwa mvuga ngo ndabeshya cyangwa ngo ndagira ngo ngiye burya ngo aryo ninde nimba warabyumvise ngo nibishobora kuba ariho byaturutse kuko ajya mbere ngo naramwishe nubwo yatereka ariko umuntu ndamuhamagara ntanyitaba ntabwo twigeze tubona rwose kubera ko cyane inyuma ukimara kumpa akazi wumva yari yambwiye nyine ngo muyoboze amafaranga ayamuha kurumva nacyagenda abagore bafite nyarwango ndagasi bari kodinga na buri koro ndagasi. Ngaho ni mumanze muvuge ndakomeza gukina nawe ntabwo ari gutapinga screen. None se niba atari cyade kati cyacecetse. mumanze muvuge abagore bafite nyarwango rutabaho man. Mureke twumve audio. Okay dukomeze. Abantu mutapinga screen murebe dislike bari kuma mufate uturoza muhereze abashandi ba marozezi ndabizi ibihumbi 4 biri hano mwese muri abakenera n'umuntu ufite capacity yo gutanga manigani muri abatindi 5,000 wingurikiye hano nta n'umuntu ushobora gutanga. Ngasa nawe yitange nawe yidushe nawe yitange. Nose ndi kinyabibiri ndakora akazi kabiri ndahostinga nkina ma audio mbaze natange na manigani mutange mu gifting abahanzi banyu nibi byamamare byanyu biranga winera gahamberwa. Oyi ngaho twagiye hari udufaranga yari akeneye barambwira ati mubwire kuri muri sitade nyine wohereza uribyuka wohereza amafaranga ndi muri sitade wohereza angahe 50 mbaye 50 mbaye 70 hafi ahita ambwira nimwohereze nyine ngo yakeneye ndamwereka na message ndafite kuva icyo gihe ndakeka nta wundi urampa amafaranga cyangwa ngo tuvugane njye nawe. Reka hari n'ikindi gihe ahubwo wari wagize aranizeseri y'umwana nkamubwira ati reka rero njye si ariko mbwira ngo tujyane navuga ati njye sindi bujyane ahubwo reka muhamagare bene nimba ari n'akantu mwohereza wanza kwibuka ko wampamagaye ngo wahamagaye banza utaritabye icyo gihe ariko arambwira ati njye nimwoherereze ngo agure akantu k'umwana ajyane navuga ati umunsi umuntu utari kunyitaba urumva ari ngombwa ko nabyohereza ndiragenda mbeshyira nyine ngo yampaye rimwe ngo y'umuntu ngo 300 nyine nakundi hanyuma rero nze ntabwo nkunda ibintu byinshi umwiherere ubwo ngira ngo mubaze nyine ntabwo nanjye sinkunda amazina ntabwo najya mwayo mazina gusa urumva ababivuga nawe umusaza nase muyangu uyu numwe muri ba bantu bameze nka diva. Uravuga nde? Uyu nguyu uravuga uyu nguyu uyu bahamagaye uyu mugabo numwe muri ba bantu ba diva. Uwo mubishe byavuye kuri ndi side nawe wasaga yari ya Karimi yacecetse neza yatuje. Turaza kumva pande zo mwareka twese turangize tuyiragize ndashaka ama audio avuye kuri Kimenye na Muyango. Okay nanjye wayanyumvisha arahiye kuko ibyo mwabwira undi yabibwira n'urukundi ruhande ariko se sha mukumbi namwe mujya mukena mugasaba 30,000 ibihumbi 30
ndi guseka mukahita mubwira ngo get out of here so 30 kubera ko Umva iyi niga mwakagombye kwita haba ni nka diva this is a reality kandi show twamuciye amazi muri cyo kiganiro turashaka audio Muyango yafashe Keza iyo Keza yafashe Muyango cyangwa iyo bafatanya na Yive Dekati hari ikintu abandi bantu manza ariko se reka nzima ikintu kimwe utari kumva basi nanjye muze kumbwira ese Shadia kuki mutamaye ijambo nanjye basi reka nzima mwana ibihumbi 30 se mari reka nanjye yo bene 3 na gaski ibintu bimeze nabi nimba game igeze ibihumbi 30 nabasha kuvuga mureke nanjye mvuge Daddy bro ivugire akoma yes reka nze mvuge tukiri aha ngaha rero tugende gato mureke ubwo buriya wamaga umereza nimero zanyu mwandangije nyine umereza nimero zanyu mwese mbohereze okay twumvikane nyine musemonzi myandiceceke Oya Shadi vuga sheri nanjye ndaza kubabomora vuga sheri mwemuretse gato Dekati tugaruke kuri izi audio twumvisha hano Dekati sibyo ibintu by'amaudio y'abantu batari mbere y'ayo ma audio mas abandi bantu b'inyuma ntabwo tubashaka musa reka tureke gerekanye amazi cyose dusubire mu murongo Oze Dekati okay Shadi vuga Dekati ngo munyumva sheri muri kunyumvara muri comments man jene man sakra meeting mic yawe cyamvuga buke man nje uravuga navuga tukumva okay navuga okay nabumvishe kandi nanjye kubirambirwa ibi bintu simbabeshye eka nze mbabwira ijambo rito man like for real aba queens nago ari fight nago ba fighting ashimi abantu baba queen abantu baba mikazi nago ba fighting abantu baba queen n'abantu bafashanya kuzamurana hejuru nago ibintu muri kuvuga byose like biri kunshi nege biri I don't know bakoreye imyaka yose kuva 2012 byabaye pausa ntabwo ari impfabusa not really Brian queens don't fight man queens don't fight sakra meeting mic muri aba queen why you guys mukecuru ndamukunda kubi mwemuretse gato twumvikane why man mwemuretse Shadi mufunga mic zanyu maze tuganira umurongo ndashaka kubaza ikintu kingana twese sibyo Dekati wow Dekati tugende gatoya sibyo nubwo Keza je nta side impata ariko akara ndakumanura kuko ndikubwira gufunga mic kwabyanga ndakubikize byanda kumanuka tugende gatoya hano tugaruke kuri audio imaze gukina iyi audio umugabo ati gende gakeya umugabo ati Keza buri munsi nkamagara mbaza niba ncumikana nawe yego Keza man come on Shadi bufunga mic yawe wabyiceceke ciao Shadi bu uretse gato eka nze mitenshe okay ngaho urugendo rwise wow ego really uransiga hano ubwo turajyana nanjye yakwinywera Heineken buretse gato ndaje I'm your husband so you gonna go where uransiga hano my husband wanje you forget okay you are my dad I'm your dad umusore wanjye bita n'umusore nigute mbaye dadi w'umuntu byaye no sense ngo mwana muto my friend reka tugende Godfather ibintu vuze utazavuga ibyo ko mukecuru si ngo ndi papa we I'm 22 I'm 18 umwana umuntu umusore wamufashe ngo ushaka kumwinjira fo urumva ese umuntu wabyanjye na ekamana ngo amani Godfather wamba bari ukavuga bino bintu bikarangira umuntu akigira kukazura reka tunabisubira ndashaka ndateke Keza ikibazo urumva ikibazo hano kiri reka gusigiriza audio n'ibiki byose hari ikintu ntabwo muri kutuma ntanga point yanjye mu mutinge gato aha ngaha niba turi kunyumva neza Dekati sibyo thank you shiramo request cyangwa bamanure so iribagiza nanjye mpamvu muswa gugusya galaxy gashino kanyina
umva se Degat ntabwo Baliminari. Degat sigaho Degat rekera umwongere bafite restaurant ya The Trainer bayifashe mani nyine mpagize neza ndi kumva The Trainer nyine arimo arababwira ngo nawe yari yihanuye uzi nko kwinjira ukavuga ati si mufate ku munwa gute kandi ari kuri telefone nawe yari yihanukiye yavuze yatandukiriye umwana washinze bari gufata rekodi hariho Jihad hariho Brian na Muyango ndavuga mana yanjye we avuga ariko ku mutima navuze ati The Trainer sinamurenganya ma aya ni amarangamutima ni amarangamutima ino ariko mana ibaze njye rekodi noneho reka mbwira ikintu kiba kibabaje nkikubwire ari Muyango yamuhaye akazi Keza warangije Keza you are muted thank you Iribagiza thank you so much uri kuvuga ninde uwo mugabo ninde sheri uwo mugabo ninde uwo mugabo ninde wari gutwumvisha mwari kuvugana ntago nari ndi kubumvisha ngiye mwabyumvaga ndapfuye mwabyumvise none se ndagira umva njyewe ntago nshaka kubyumvikana ko twabyumvishe ariko twumvishe so icyo twumvishe nuko hara Godfather vugisha ukuri yego vuga hari abasore bimbwa muri Kigali bafata abakobwa bacu bakabateranya oya ahangaha reka ndashaka kubaza fata oya ahangaha bari kuvuga sibyo uburyo Brian Jihad Muyango bari kodinze The Trainer ninde wari uri kuvuga nyine uwo ninde nyine uwo mugabo ninde so bamaze kuvuga uburyo rero uwo ninde mwavugana damn it reka nkubwire buri wese buriya areba inyungu kuri famiye ye ntibazakubeshya ariko ntabwo uri kudusubiza yigo nyine oya nibyo nyine uwo mugabo ninde wari uri kubivuga ntiyaje akavuga ngo ikintu umugabo wa Muyango ibyo nibyo nashaka ubundi kuva kare ongera utiniye kubera ibyo Muyango ari kuvuga hari yaravuze ngo namusabye ngo amafaranga ngo afite message ngo afite ngo umugabo Muyango n'umugabo wa Nive rero ndashaka mumereze ijambo mani sinzi impamvu ndi kujya kuvuga mukanga ko mvuga kandi ndigendera singaruka vuga ningenda nago ngaruka kabisa oya vuga Muyango yavuze yuko ngo bijyanye ngo n'umugabo ngo namupangaga ngo ibiki ngo nkamenya amakuru ye nimba hari ikintu bakoze cyaba ari ikintu bakoze sibyo icya mbere cya kwanza Muyango ni umuntu mukuru sibyo ntago ari umuntu uri under age so iyo passe nimba yarabayeho Muyango ubwe arabizi yavuze ngo aba bantu karaba boss uranyumva neza ibyo bintu ndanabizi yabikoze kugira ngo nikira ariko muya nako yive we abagabo ahubwo Imana ishimwe dore n'uyu mugabo nuko amamagaye bisanzwe urumva niyo mpamvu byari bivuyeho ndi kukubwira ngo Muyango bwe kubera ko ibintu byari byabaye uranyumva byari abantu ntago yari event yari yabaye ngo nininga ibiki ku buryo bakenera aba protocole byari ibintu byo mu rugo Muyango ubwe aravuga ngo uyu muntu ni umubosi wazaretse tukamenyana uranyumva ndambwira ati nta kibazo nzabahuza kuba rero narabahuje kandi n'umugabo nimba yararebye umwana akabona nyine byavamo ngewe nta kosa mfite bose ni bakuru uranyumva neza yego so ibyo rero yashatse kwereka umugabo we aho yashakaga kwereka umugabo we ko nta kintu kiri hagati nande ko nta kintu kiri n'uwo mubosi urumva ibyo rero yavuze ko 50,000 none se Muyango ngaho navugisha ukuri azane izo message bizayo mafaranga anagaragaze kuko uko biri kose yishyuye saro kuko kwishyura saro byo yarayishyuye uri kubyumva ibyo rero ari kuvuga ngo ubufaranga ngo bwato nato nibiki
anyway yenda reka tureke ngiye nta n'amafaranga ajya nima agaciro, amafaranga yose afite agaciro urumva, ariko Muyango nareke kuvuga ngo ngiye ngo naramutanze ngo nkajya nirwa ngo mbaza ngo uko bimeze. Yes, ngewe nk'umuntu wari narumvishe ko bose bakeneranye, narabajije none se kugira amatsiko n'ibibi kubaza uko gahunda zimeze, narabajije none se we kuki atamwiyamye avuge yuko atamushaka, none se umugabo ajya kumureba afite amaveve abiri, n'ubu ngubu nabyo nge kubizana, nge sinshaka gusenyera undi muntu kandi warasenyutse nimba uwo mugabo kabiri se ko rwasenyutse kera. uwo mugabo tureke kumuzanamo kubera yuko ngewe ntago nshaka kugira ngo umuntu agire ikibazo mu rugo, ibyo tubyihorere, uri kubyumva neza. Ikintu rero Muyango ari kuvuga anga playing a victim card, Muyango wubwo ibintu by'amarikode ari kwivugisha uko ngewe menya ko yari codinze trainer, uranyumva neza, ngo bakamvuga naravuze ati burya umuntu mwabanye muba mwarabanye, uri kunyumva, ntiyabura ibintu biri ngombwa ko bijyanze cyane bitari ngombwa ko bijyanze akuvugaho, cyangwa se yenda akashaka kwishyira aheza kugira ngo umuntu bamwumve muri ubwo buryo, uranyumva neza. So ndaje ndavuga ati nuko bimeze, yari kodinze uwo muntu urumva. Finally cyaba cyose rega nkuko nabo babyaranye baba bari kumwe baba batari kumwe, they are family, sibyo? Nanjye nabo twabyaranye tuteye kumwe, we are family, uri kunyumva neza. So nge rero menya ibyo bintu yakoze, kandi urabyumviye ko yabikoze, we Brian uriho, Jihad uriho, mukamuri coding na kare wavuze ngo Dindi yarinjiye, wowe ntiwabimenye ariko yarinjiye. Nabimenye ko nago narindi wabo nyine noneho aho kugira ngo muri coding trainer aho ngaho dukinira iyo audio ni isigaye. Thank you. Ntago umva nkubwire, si isigaye kubera ko ibyo mfite nanjye ni byinshi, kubyumva. Ubu sarinda yavuga ibyo bintu ashaka kunzana mu bibazo byiwe. Ye namenye ko batandukanye hashize ibyumweru bibiri. Nawe ibyo bintu narabikubwiye, namenye ko batandukanye hashize ibyumweru muri aka kanya. Amakuru numvise ko ngari Keza wabivuze hanze ngo ubu byo nanjye yo ni kese ya Brian, umva nkubwire, umwana wamukubise plastique y'inzazi ibyo bintu bifitiye byapfuye, uri kubyumva. Wowe bambwiye atumutwe bagiye Keza mfite version ngiye gukina iyo yakimeni, ubundi mfite zana izindi screenshot bampaye, uvuze ngo kimenye kaboro kina izo audio kuko kina izo audio mukabona kuri video, kina izo audio, iyo audio yakimenyi hanyuma none nanjye bitengera. Oya umva nkubwire we Godfather, mfite ibintu byinshi kandi birebire, uri kunyumva, ahubwo reka ngembe mbyumva neza. Nibyo ngibyo Brian ari kwivugisha ni nge wabizanye, Brian singe wavuze ko uryana na Muyango, ndakurahiriye ariko niko bambwiye, niko bakubwiye, nanjye reka nshaka ahantu birimo akumvishe rero ko atari nge wabizanye. Okay sawa, ntari urumva ibyo ngibyo nuri ari kwivugisha, nge namenye ko batandukanye hashize ibyumweru bibiri. Menya ibyo mu Bufaransa ngo yakoze ngo ba Kevin ibiki byose murabizi mwesa, urumva ni ibiki byo nabyo ariko ye nago wowe Brian unimba ako Brian kuki utazanye ya audio ko wavuze ko uyifite, kuki utayizanye? Ugiye kuvuga ngo Kevin ntawuzi, nge nawe tugiye dukemura ikibazo, narakubwiye ngo afite umuntu yagiye kureba mu Bufaransa niko umugabo we amushinza, urumva, ukavuga ngo Kevin ngo ni inshuti ye, kuki uceceke ukavuga ngo Kevin ngo nuko ari inshuti ye ngo bisanzwe, none akakandi rwakara ko Kevin tamuzi. Muceceke nga rero ni muceceke rero twumve iyo audio, zikuramo ibyo bintu bya TikTok wumvire kuyange n'ibya ntoza byari bije muzana hano. None ikindi kintu Brian reka nkubaze, sibyo? Ikintu cyo kuvuga ngo Muyango we ngo Green Ronje nago bagushakaga nuza akugabanyiriza ku mafaranga, urumva, wari ugiye babure ni ubwa mbere mbyumviye hano. Konge boss wamaye akazi niwe tugikorana ni nawe tuvugana na n'uyu. We bavuze ko bari bagiye kukugabanya amafaranga cyangwa ukagenda. Muyango avuga ngo njewe ntago nakora iki,
ntago natuma Brian agenda nareke ngewe amafaranga kuyo nahembwaga bankate haya bazajye banyamuhereza ibyo bintu nabyo biri mu bintu nimba urugo rwinjizaga ngaya amafaranga akaba amafaranga atangiye kugabanuka kubera wowe ibyo nabyo biri mu byateje ikibazo mureke kungira ikibazo ngewe Okay, musome hano. Hagira umuntu nsomera. Hagira umuntu usoma hano. Uyu Jado Keza twagiye kwa Jado. Manu busino audio ko ifite iminota 53 yose murayo. Uretse gato. Nanjye mfite ya 53 wagiye twari codingera. Urakoze ni. Uretse gato. Ngewe nagari iyo ngiyo ngiye. Ese mugira uretse gato mugira servers mu nzu ibyo bintu muri code mu gushyira ku zi device. Okay, twagiye musome hano. Ngibi muretse gato. Hano hari message ya Jado. Uyu nguyu ni umugabo bivuga ko uyu mugabo Keza yatanzemo passe mu yango. Mbere yuko tangamo passe. Hangani biri kuvugwa. Nani Keza? Umugabo twaza passe ziratangwa, da passe ziratangwa. Ariko ntabwo bitubyita passe, ahubwo biravuga ko ari umutego wateze mu yango kugira ngo musenyere. Naho muteze neko namwuhaye nimero kugiye bamwohereza amafaranga bakamenyana ibyo bavuganye ngewe ndabizi. Noneho mu yango dore kuzi conversation yagiranye n'uwo mugabo. Mutapinge screen hano. Hanyuma tugende reka dusome. Nubona akanya umvugishe. Hello twavugana uyu ni umugabo uri kwandikira mu yango ariko kubera iki wijana muri saro uje umbwira pe urabizi ko nkwemera leta mureke muribe aya saro sinayabura nta kibazo murakoze uyu ni muyango umushurije ko ahisa mukatira ndabizi ko utayabura ariko numva naguhakeya ndagirane uyu ni umugabo w'umugore ariko basi nusoza umvugishe hello ko mushaka buriya ndi wamitinzo gato buriya mbyuti yego urakoze cyane murebe hano tugende gakiya turebe hello ko ngushaka erega ndashaka ko tuganira bitari kuri phone kandi ndizera ko bizagenda neza Mungu wangu Allahu Akbar mutapinge screen kugira ngo batatuvana hagiye kuza ibintu birimo amanimero mutapinge screen yo ni ibintu nkizi chat bahita bamvanaho mutapinge screen please mutapinge screen people mutapinge screen muntapinge screen ahangaha mudashaka turebe uyu muntu uyu ni umutego muyango ibingibi murebe muyango kunda shusha umugabo muyango yamushubije agira ngo muyango aramusubiza aramubwira ngo umva rero nkubwire wa mugabo we nahujwe nawe n'akazi kararangiye rwose ibindi biganiro nagirana nawe byihariye ni bigamije iki ndagusabye kwinginga nyubaha nimba binanze iyubahe sinkunda gusuzugura nanjye sinkunda umuntu unsuzugura urakoze umugoroba mwiza tugende neza umugabo yamushubije turi kumwe tugende neza umugabo yashubije atagira ati musharing live niba nangombwa muhamagare wa mugabo wo mu muhanda bamwita ntuzamwita Kabera turi kumwe aho mvuga man ahangaha yagize ngo ariko nubundi nta gusuzugurana birimo pe none se ubwiwe niki ko ngusuzugura mu gihe utaranyumva nubundi ni ibijyanye n'akazi pe ntubifate nabi ndakwinginze mugore mwiza morning nizere ko kugusuhuza byemewe morning undi munsi le 5 rede ntabwo murango yamushubije tariki 5 z'ukwa gatanu arongera amamagara morning ubonye akanya twavugana nguyu uwo mugabo twagiye so musharing live mutapinge screen dekati jambo ni ryawe
oya baretse Imana ngiye kujya ku kazi mbabara wumve bino mbone mukanya ngiye kwigendera ngiye kwihigira ibiceri. Yego abantu 5,000 ceceka nyine wacecetse mwa uri kunyumva ngaho nta muntu umwe ndi kumva bari wasabye commuting na muting wasibye byose ni bikimana ni biki basibye ibiki basibye okay deka uri nakonuza muri kunyumva turi kukumva hamwe ngo ni ceceke no rukundo se ndavuga okay gaceceka wowe oya barimo abafana muri nimba n'abafana bari abantu bakomante ngo ari ibintu byasibye n'ibiki dekati wabaye ceceka gatoya mbabarira ngo hari ibyo basibyemo reka tubiye yitwara uri iyo audio muri kuyumva cyawe yego turi kumva byo aho ngaho ushobora kubigira ikibazo sakaba ari ikibazo n'imito byinshi byasibwe kabisa umva ceceka deka wacecetse metero imara yose aragenda kanamfata ariko hari ndi ikibazo simbizi n'impamvu mfata mu buryo ngiyeho buriya urimo urarwana n'iki man urimo urarwana n'iki tudani urimo urarwana n'iki deka ceceka buriya kumva Ive wacecetse ukumva Ive ibyo yari ari kuvugana ari keza turi kuvugana ari kumbwira ibyo Ive yamubwiye nawe umbwira uri umugore w'umugabo undi muntu akaza yagenda okay nacecetse nta nubwo najya kuvuga biranje reka twumve ucecetse narangiye nacecetse burundu subwo wacecetse Cadaramagaye nyuma ndamwandikira message ndamubwira ati baba rero kabyara icara uganirize muyango mugira inama urumva areka ibintu byo kuvuga by'amadrama areka ibintu by'iki yubake kubera ko nareke kuza muri iyi mihanda yitwa amazina twebwe babyeyi tudafite abagabo batwita nuko namwandikiye ndamubwira urumva nareke kuvuga ngo agenda rero umwana wenyine urumva uriya mwana ni mukuru azi papa we azi ko papa yahoraga umunsi ku munsi urumva gusa nyine ngewe kugeza kuno munota nkanjye wenda wavuga ngo ngiye kuvugana na Muyango ntago nyine mbona ikintu namubwira ati Muya ariko nawe wakoze iki nicyo cyarakaje Ive kikamurakaza ku mutima akavuga ati ngiye ku buryo Ive avuga ati ngiye urwo rugo rwose woya bura nyine umuntu gufata umwanzuro akavuga ati urwo nduvuyemo byakuruvamo abafite ikibazo kabisa kirisiteri reka nkubaze Priya nimba kimenye yarafashwe ko bamucinya ko yaciye umugore yego pe ibyo kandi nta nubwo abihakana ibyo ntabihakana ntagira gute none se reka nkubaze nimba uwo muntu ko bari baratandukanye sibyo barongera bariyunga ntubizi yego none se ko bari barongeye bakiyunga umugabo bivuga ko niwe wagombaga gusaba imbabazi akajya akora utuntu twinshi kugira umugore yibagirwe icyo kintu yamukoreye yego twese turabizi twabaye mu rugo Priya yego ibyo ndabyumva cyane ndanabyemera none ni igiki kuri iyi nshuro wumva byatuma umugabo yongera akavuga ati uru rugo fasha umwanzuro ngenda usohotsemo mubwira uti ngenda shaka nimba hatarabayeho ikibazo mu gitabo yise amahasira sorry gato ongera unsubirizemo bivuye mutesha kandi ndashakaga bumva ibyo ngibyo byari bigezemo mba numvishe nkumva birantunguye nanjye ngomba kugenda nkamugira inama na atabyumva abo bana bavuga ngo byitwa amagambo ndetse arajya kuvuga ngo uri umunyamagambo wavuganye na Brian kandi wowe wavuganye nawe ni njye nyine biri gutambuka muri njyewe kirana undi muntu kira kubwo nanone abifasha akabibwira undi kandi nawe uwo muntu waza kuvuga ngo keza ngo yavuze ubwo yabashaka njyewe kuko ni njye wabwiye uwo muntu yabashaka kandi impamvu ubona ndi kukubaza cyane ndi imbere y'Imana ishobora byose na nyine hari ibintu bibuka vuga semana nkora iki ngira inama mpereye he Ive ngiye nituvugana wenda ube wakumva umwe wumve n'undi urebe n'ahantu wabihuriza wenda ngo abantu bongere mani nyine gusenya sicyo kintu cyangombwa ntabwo bafite inshuti yenda zivuga ngo umwe ari inshuti n'uyu kandi agandukira akaba n'inshuti bahuriyeho uri kumva niyo mpamvu rero keza ubona ndi kukubaza nawe ibyo ngibyo urimo urambwira ngo ejo ngo bidahindukira ngo bikaba amagambo n'ubundi ibyo bintu bibaye amagambo ubwo byaba ni kuri njye byaba biturutseho ni kuri Brian byaba biturutseho uwo muntu wundi waza kubyivangamo utari Muyango nawe ndi nabibwiye nawe ndi kumugira inama
uwo muntu nawe yaba ashaka karasisi n'ino mihanda ikintu cyo kandi uwo mwanya nanjye ndawufite icyo nakubwira cyo muyango sibyo. Okay, ngiye kukubwira nk'urugero rumwe. Ubwo noneho urugero rumwe urahita umenya ibindi byose biri inyuma. Njyewe nimbimenya ndabigusobanurira uko mbyumva mu mutwe wanjye kandi uko nabigusobanurira nako nawe nabimusobanurira. Icyo kintu kimwe ngiye kukubwira urahita uvuga ati nimba iki kintu cyo kiba ibindi mu rugo byifashe gute. Sibyo kuko nawe ndi bujye muri buri kadi. Sibyo buriya nimba bigezaho umugore atakiryamana n'umugabo we, umugabo yamukoraho umugore akahindukira akanga, araza ukamuha kubera wenda bakimbirana bafitanye ahabwa akato. nyine nawe uri umuntu mukuru buriya nyine ndi kubyumva hari ukuntu wenda uba ufitanye n'umuntu ibibazo mufitanye amastress we cyangwa se wenda akaba harimo ako kantu kuko akirakaye yuko yamugize gute yamuciye inyuma bikamucinira ko none se wemera ko hari n'igihe kuko ibyo ngo byabaye mu kwa 10 nge sinari nanabizi. Ibaze ibintu byabaye mu kwa 10 naba nabimenye mu kwa gatatu. Ukumva ibyo byose hashize igihe cyinshi kandi baraniyuze sibyo hacimo utundi tuntu tw'ibihe bagiye bagirana byiza nyuma yaho sibyo. Rero hari ukuntu umuntu nyuma agira intwaro ikintu bitewe n'ibyo ashaka gukora agakomeza agarura cya kintu cyabaye ndabyumva cyabaye uri kubyumva ariko mu by'ukuri icyo kintu si cyo kibazo ahubwo we n'izindi diru ze yibereye nimba atamuciye umuntu akabigira iki urwitwazo uri kubyumva akazamo n'akandi gasuzuguro ko mu rugo sibyo akazamo kuba noneho atubaha umuryango w'umugabo. Harimo ibintu byinshi cyane umuryango w'umugabo nawe amakuru mfite nawe nuko utamukunda urumva ko keza urugo rwa Muyango rwose aruzi. Oya ntabwo ndi bubagamira ahantu kuri kw'Imana ariko burya nimba umuryango ubizi ko batagukunda sibyo nese sheri ugenda ukabibwira runaka ukanabavuga ubundi ibyo byo ako kantu uri gutambikamo ko kubibwira runaka niko kari kundakaza kuko niko nasanzwe nzi pe kuko njyewe ngerageza kubwira Muyango nkamubwira ni wowe kabyarawe ibintu byawe nyine ni ibyawe aba bantu bose twizera tukavuga ngo aba ni inshuti zacu niba koko ibyo birenganye nakaba afite abandi banagenda akaganiriza ibyo bintu aho byaba ari ikibazo kese nkubeshye pe. Rero iyo munyuriye muri make we mu by'ukuri ikintu namugiraho inama sibyo kwanza ari we agenda aca bugufi ari Kimenyi nawe aca bugufi bahane gahunda bahure bagana. Umva Godfa ino audio ni ndende cyane kereka ubwo biguhaye ukazabyiplayingira ariko njyewe uri kumva yuko umuntu witwa Yves niba afata ibintu byo mu rugo rwe akagenda akabiganiriza Keza sibyo Keza nawe afite abashuti be kuko wenda Muyango ntago ari we nshuti sibyo wenda nawe ashobora kubimuganiriza gutyo wenda mutera story undi nawe akabijyana akabiganiriza undi gutya mutera story ni byinshi cyane kuko ni byinshi cyane wumva yuko Keza ameze nk'ugenda akaganirizwa nande abamudereta muvane muri kwese abantu basabye kuzama kugira ngo abantu bazamuke yego ndakumva ameze nk'ugenda akaganirizwa nande na Kimenyi mwenyewe uri kumva noneho Muyango yabimenya yabibwira Kimenyi nawe agashaka kwereka ko abo banabwira ahubwo aribo bamuzanira amagambo akanerekana ko yababrotse yego akanerekana ko yabrotse abo bantu batakivugana akongera agahaguruka akavana abantu hariya uri kuva yuko Keza twageze ngo tunavugana n'ibyo ngibyo ngo byo kujya mu Bubiligi kwa Muyango urumva yuko Yves ngo yari yarabibwiye nde Keza yari yarabiganiriye tugiye gatoya muri kintu deka nukuvuga ngo ko Keza uretse gato deka icyo mvuga ni iki ngiki mbere ko ufata ijambo ahangana turi kutwumvisha ibintu neza cyane Brian rangiza soza Brian uri kumva nukuvuga ngo umuntu witwa Kimenyi ni ufata ibintu uri kumva ngibyuko ngo yamupfukamishije ngo imbere y'abakozi ibyo byose ni Kimenyi uza akabyivugira kunyumva ibyuko ngo
ngo amafaranga ngo Muyango ngo akorera ngo wumva ngo bayongeye ngo kwa Briane ngo urumva ni ukuvuga ngo ubundi Kimenyi niwe kandi urumva Kimenyi wibuke yuko ari besto wa Keza akanaba n'umugabo wande Muyango ni ukuvuga ngo hose nyine hose ni umunyakuri imbere ya Muyango ni umunyakuri imbere yo kwa Keza ni umunyakuri uri kumva ariko nagafata Reka nkubaze kuko ibyo wasone ngira ngo twabyumvishije reka nkubaze sibyo ntumfate na inshu yanjye n'ibiki byose sibyo tuvugisha ukuri subwa mbese ubwa kabiri kuki mu minsi yashize nuwo bitayago yabivuzeho bamufata nk'umusazi n'umwora mugereka tumureke aravuga ati Brian umwe mu bana basenye urugo rwa Muyango nuwo bita Yves amakuru mfite ubwo nje kuvuga ibyanjye ibyo umunsi mbireke amakuru jena yangezeho yavugaga yuko uri mu bantu basenye urugo rwa Muyango akavuga yuko ndenze Bria reka ndimo ndakubaza urasubiza ufata ijambo nicyo cyiza cyuko turi aha hantu sibyo bakavuga yuko uri mu bantu basenye urugo kuba yuko we na Muyango ngo mwaryamanaga ngo n'ikimenyimenyi ngo n'uyu munsi nyuma yo gutandukana na Yves ngo n'uyu munsi sometimes iyo akazi karangiye muratahana ibyo ni ibinyoma ni ibinyoma bivugwa urabivuga hiki oya ni ibinyoma pereka nkubwire nyine rindira ngo usubize nawe rero nanga ko uyu muntu ajya gusubiza unshyushye uvugira hejuru gatuma nanjye mvugira hejuru mwirwarira umutwe banza wumve nani Deka Muyango nakubwiye ko ngewe dukorana ariko Dekati ureke kwigirisha kuko Deka wowe turi inshuti turavugana kandi na Muyango I need every person to know kandi banza wumve na Muyango ni inshuti yanjye ureke ibingi kandi umva nkubwire uvanye na nyuma y'ubushuti banza wumve uvanyeho na nyuma y'ibyo Deka ngewe uranzi yaba ari n'umuntu twakundanye uyu munsi n'ejo bose ububazi ndabeshya ndabize 100%. Anyway, by the way, abantu banyu urabizi cyane niyo mpamvu ngaha ibyo twari byose it's friendly match ntarwango rurimo ariko hari ikintu nshaka kubaza nkuko nayo oya mva nkubwire Dekati tuvanyeho ibingibi byo kuvuga ngo turi kuri social media inyuma mu buzima busanzwe turi inshuti turavugana yaba ari umuntu turi gukundana tugahamagarana kuri video call uramubona uri kumva n'umuntu turi kugendana n'umuntu duhararanye turavugana yaba ari n'uwo wamenye wumvishe mu mihanda ukamamagara ukambwira ndabikubwira ati uyu muntu turi kumwe cyangwa ntabwo turi kumwe kubera yuko uri inshuti yanjye mu buzima bwanjye busanzwe sibyo umuntu witwa Muyango uramaze nawe gahambirwa urukundo rwanyu ni muzasambare muzabyara na Dekati niba mukunda ndimo nakumva ya uramaze ibyo ntago ibyo byihoreye oya nukubera yuko abantu nyine wenda bafata ibintu bakumva wenda banza wumve bakumva wenda nka Dekati birindira bakumva wenda nka Dekati cyangwa se ngo abantu nabonaga abantu muri comment barimo barambwira ngo muri gutukana ngo twatukanye muya wifata ko mushaka mugende mucuruze namwe mamukeneye kubaho uri kumva ibyo birangira reka nkubwire Deka buriya nubwo turi guciba ibintu ku ruhande mutaza kugira ngo birarangiye umuntu wenyine uzaza kurangiza ibi bintu ni umuntu witwa Yves kuko Yves aravuga urakoze cyane nanjye matazanye umuswa ntago ibintu twabi banzu nega amatwi umuntu witwa Yves yigeze ngo gukatira Muyango ngo aramubwira ngo ariko ngo kubera iki ngo hora uvugana ngo na ba Jihad ngo na ba Muyango ngo ibiki ngo mamupanga ibiki ngo mamuvugana ibiki arangije Muyango aramubwira ati rero bari abana n'abashuti banjye pe n'abashuti banjye icyiza reka mbahamagare ntabateguye buri wese wumva ibyo tuvugana ahera kuri Jihad mana ngewe ndi umuntu wakundaga wumve yuko muri no audio ndaza kuza kuyikoherereza uze kuyumva witonze ko ifite umwanya munini mani niba hari ikintu cya mbere cyabanje gikambabaza naravuze se mana yanjye umuntu uri inyuma y'ibi bintu byo gushwana kwa Yves no gutandukana kwa Muyango akabaguma agenda asongamo ibintu bituma badahura ni ibiki na Keza wumvisha ko yakubwiye yuko ngewe nashatse kugira ngo duhuze wenda Muyango na Yves twumva umuntu birimo hagati ariko bikanga sibyo ngewe Muyango turakora niba Muyango nzi na bizuye ya hano kuitama hano kuitama hano hasanzwe niba ngewe Briane ndumu